Yes les amis, twizere ko mumeze neza umuherereye hose mu mpande enye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse naho muherereye hose mu bice bitandukanye byo hanze y'igihugu. Turi kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Turihanganisha abanyarwanda twese muri rusange, duharanira ko ibyabaye bitazongera kuba ukundi, haba mu Rwanda ndetse n'ahandi ku isi. Ntabwo twifuza ko ibyabaye hari ahandi byakongera kuba rwose, twese tuvuga tuti never again genocide. Yes, uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe urutonde rw'abagore bijanitse muri Jenoside yakorewe abatutsi ndetse bayigiramo uruhare rukomeye cyane. Ubundi twese twizera ko abagore ari ba mutima b'urugo kandi bagira impuhwe nyinshi, ariko nanone abahanga bakavuga ko umugore iyo abaye mubi kwaba mubi koko bikagaragarira buri wese. Aba bagore bakoze ibikorwa bibi cyane kugera no ku rwego rw'ubwicanyi, kwica cyangwa kugambanira mugenzi wawe ntacyo mupfa, ahubwo ari ubugome bw'indengakamere umufitiye. Yahoze ari komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNLG, mu bushakashatsi bwayo yagaragaje ko bamwe mu bagore bagize uruhare mu gutegura no gushyira mu bikorwa Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Bagaragaje ko ari abagore bagize uruhare muri Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, aho bicaga abana n'abandi bantu nta mpuhwe za kibyeyi. Abo bagore bashyize imbaraga mu gukangurira abahutu kwica abatutsi, gukora Jenoside ndetse aho byananiranye bagatanga umusada mu buryo butandukanye. Reka duhere kuri uyu mugore bamwita Nyiramasuhuko Paulina. Izina Paulina Nyiramasuhuko rizwi cyane mu mateka y'u Rwanda kubera uburyo yigaragaje cyane mu gukora Jenoside yakorewe abatutsi ndetse no kuyobora ubwicanyi mu yahoze ari Perefegitura ya Butare. Uyu mugore wavuzweho kutagira impuhwe na gato yavutse mu 1946, avukira mu cyahoze ari Komini Ndora muri Perefegitura ya Butare, ubu ni mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Yamenyekanye cyane ubwo yagirwaga Minisitiri w'Umuryango n'Iterambere ry'Umugore mu mwaka w'1992, ariko na mbere yaho ntiyari umuntu usanzwe kubera ko yari umugore wa Ntahobari Maurice wabaye perezida w'inama y'igihugu iharanira amajyambere CND. Yakoraga nk'inteko ishinga amategeko kuva mu 1982 kugeza mu 1989. Akaba yarabaye na Minisitiri w'Uburezi ndetse aba n'umuyobozi wa Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Paulina Nyiramasuhuko kandi yari inshuti ikomeye ya Agatha Kanziga Habyarimana, umugore wa Perezida Juvenal Habyarimana, kuko biganye i Butare mu ishuri rya Notre Dame de la Providence Karubanda. Nyiramasuhuko yinjiye muri guverinoma mu 1992 ku iturufu y'ishyaka MRND, mu gihe mu Rwanda hari inkubiri y'amashyaka menshi ndetse na FPR Inkotanyi yari yaramaze gutangira urugamba rwo kubohora igihugu. Akimara kuba minisitiri yagaragaje ko adashyigikiye amasezerano y'amahoro ya Arusha ubwo hashyirwagaho leta y'abatabazi ku itariki 9 Mata 1994. Nyiramasuhuko yakomeje kugirwa Minisitiri w'Umuryango n'Iterambere ry'Umugore, by'umwihariko yoherejwe muri Perefegitura ya Butare aho avuka kuyobora Jenoside yakorewe abatutsi. Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yavuze ko ku itariki ya 21 Mata 1994 aribwo Nyiramasuhuko yoherejwe i Butare kuyobora ubwicanyi muri Jenoside, kandi ari nabwo mu gihugu hishwe abatutsi benshi. Nyiramasuhuko yitabiriye inama zose za guverinoma y'abicanyi iyobowe na Kambanda Yohani zateranye hagati yo kuwa 9 Mata no kuwa 14 Nyakanga 1994. Tariki ya 7 Gicurasi 1994 yitabiriye inama y'abaminisitiri yateraniye i Murambi yiga ibya defense civile, bivuze kwitabara kw'abaturage. Iyi gahunda ya defense civile ya guverinoma y'abicanyi yari kimwe mu bigize ingamba zo gutsemba abatutsi. Hateranye kandi inama nyinshi za guverinoma i Kigali, Gitarama na Gisenyi, kandi buri gihe ba minisitiri barimo Nyiramasuhuko bamenyeshwaga aho ubwicanyi bwakorerwaga abatutsi bwari bugeze. Muri izo nama kandi ba minisitiri basabye ko bahabwa intwaro zo kujya guha abaturage muri Perefegitura bashinzwe mu rwego rwo kwihutisha iyicwa ry'abatutsi. Muri izo nama guverinoma y'abicanyi yashyizeho amabwiriza yahaye abaperefe n'ababurugumesitiri kandi yagombaga kubahirizwa.
n'abaturage kugira ngo hose mu gihugu jenoside ishobora gukomeza gushyirwa mu bikorwa. Nyiramasuhuko yari mu baminisitiri bitabiraga cyane izo nama zafataga ibyemezo bijyanye no gutsemba abatutsi. Nyiramasuhuko kandi yandikaga gahunda yo gutsemba abatutsi muri ajenda ye yagendanaga mu isakoshi ye. Iyo gahunda yerekanaga itegurwa ry'ubwicanyi bwibasiraga abatutsi muri rusange, ikanasobanura uruhare rwe by'umwihariko. Nyiramasuhuko yandikaga ibyavugwaga mu nama za guverinoma y'abicanyi kugira ngo azashobore kubishyira mu bikorwa muri perefegitura ya Butare. Iyi ajenda yerekanaga ikorwa ry'ubwicanyi muri rusange n'uruhare guverinoma y'abicanyi bufitemo. Iyi ajenda ni ikimenyetso cyanditse cy'itegurwa rya jenoside yakorewe abatutsi ryakozwe na MRND, CDR n'andi mashyaka yarabumbiye muri Hutu Power. Umunsi umwe imbere y'ibiro bya perefegitura ya Butare ari kumwe na Prefe Sylvain Nsabimana, Nyiramasuhuko yishimye mu mutwe avugana uburakari ati, hano hantu hari umwanda haranuka, uyu mwanda ugomba kuhava, n'ingaruka nsanga uyu mwanda wahavuye. Ubwo Nyiramasuhuko yavugaga abatutsi bari bahungiye bari mu kibuga aribo yitaga umwanda. Nsabimana yahise asaba interahamwe n'abasirikare kuhavana izo mpunzi z'abatutsi bakabategeka kuguma inyuma y'ibiro bya perefegitura ku manywa. Izo mpunzi zari kuri perefegitura zarakubiswe ziricwa. Nyiramasuhuko yagarutse ku biro bya perefegitura asaba Nsabimana guhamagaza inama y'ababurugumestre ba perefegitura Butare kugira ngo abasabe kwimurira impunzi zose kuri za komine ziturukamo. Byarakozwe, nyuma abatutsi bose bahunze baricwa. Kuva muri Mata 1994 hari bariyeri yashyizwe kuri hoteli Ihuriro yari hafi y'aho Nyiramasuhuko na ntaho bari batuye. Iyo hoteli kandi yateraniragamo abicanyi bateguraga jenoside. Nyiramasuhuko n'interahamwe bateraniye kenshi muri hoteli Ihuriro mu nama zateguraga ishyirwa mu bikorwa rya jenoside muri perefegitura ya Butare. Nyiramasuhuko kandi yategetse interahamwe gutwara abagore b'abatutsikazi bakajya bafata ku ngufu mbere yo kubica. Kuri iyo bariyeri yo kuri hoteli Ihuriro, abagore n'abakobwa b'abatutsikazi bajyanwaga n'interahamwe zikabafata ku ngufu mbere yo kubica nk'uko byari byarategetswe na Nyiramasuhuko. Iyo politiki yo gufata ku ngufu abatutsikazi yakoreshejwe cyane na Nyiramasuhuko mu mujyi wa Butare. Gufata ku ngufu abatutsikazi byakoreshejwe nk'intwaro ya jenoside muri gahunda rusange yo gutsemba abatutsi. Nyiramasuhuko yashishikarizaga interahamwe ndetse n'umuhungu we gufata ku ngufu abatutsikazi. Mu Ukuboza 2015 urugereko rw'ubujurire rwagabanyije igihano cya burundu cyari cyarakatiwe Nyiramasuhuko n'umuhungu we, nuko bakatirwa gufungwa imyaka 47. Muri Nyakanga 2018 Nyiramasuhuko yajyanywe muri Senegal ko bariho asoreza igihano cy'igifungo yari asigaje. Nyiramasuhuko niwe mugore wa mbere ku isi wahamijwe n'urukiko icyaha cyo gufata ku ngufu n'ubutabera mpuzamahanga. Afite umwihariko wo kuba umugore rukumbi waburanishijwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha TPIR rwashyiriweho u Rwanda i Arusha muri Tanzania, kuko abandi rwaburanishije bose ari abagabo. Undi mugore tuvuga hano mu bagore bagize uruhare rukomeye muri jenoside ni umunyamakuru Bemeriki Valerie. Yamenyekanye cyane ubwo jenoside yakorewe abatutsi yakorwaga mu 1994. Icyo gihe yari umunyamakuru wa radio RTRM, Radio Televiziyo Libre de Mille Collines, aho yarazwe n'amagambo mabi cyane mu ijwi riri hejuru atuka inkotanyi kandi ashishikariza abahutu kwica abatutsi. Yavukiye mu yahoze ari komine Giciye muri perefegitura ya Gisenyi mu 1955. Yakoze akazi gatandukanye karimo kwandika mu kinyamakuru mu Rwanashyaka cya MRND cyakundaga kwandika inkuru zitaka ibikorwa by'interahamwe. Mu 1994 u Rwanda rwacuze imiborogo, abatutsi bicwa ubutitsa mu gihe cy'iminsi 100 gusa barenga biliyoni bavutswe ubuzima, bigizwemo uruhare runini n'itangazamakuru cyane cyane Radio Rutwisi RTRM. Iyi radio ni imwe mu nzira zifashishijwe mu guhamagarira abahutu kwica abatutsi.
kuranga aho bihishe no kubambura ubumuntu babita amazina kugira ngo batere umwete abicanyi. Valerie Bemeriki ni umwe mu banyamakuru bayikozeho, ndetse kuva ubwo indege ya Habyarimana yahanurwaga ari nabwo umugambi wa jenoside watangiye gushyirwa mu bikorwa byeruye, ntiyigeze avaho RTLM yakoreraga, kuko yakomeje ibiganiro byibanda ku guhamagarira abahutu kwica abatutsi no kuranga aho bihishe. Igihugu kikimara kubohorwa yahungiye mu gihugu cya Zaire, kuri ubu ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu 1999 aza gufatirwa muri icyo gihugu cy'abaturanyi, agarurwa mu Rwanda muri 2009, akatirwa igifungo cya burundu n'urukiko gacaca rw'umurenge wa Gikondo mu mujyi wa Kigali. Magingo yafungiye muri gereza ya Mageragere, aho amaze imyaka 25 nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya jenoside, agakatirwa igifungo cya burundu yemeye ibyaha anasaba imbabazi. Undi mugore tugiye kugarukaho hano ni Ntamabyariro Agnes. Ntamabyariro Agnes yavukiye muri Perefegitura ya Gitarama mu 1937, akaba yarabaye Minisitiri w'Ubutabera mu 1994 muri Leta y'Abatabazi. Yahamijwe kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 i Kabgayi mu yahoze ari Perefegitura ya Gitarama. Yahamijwe no kugira uruhare mu rupfu rw'ari Prefe wa Perefegitura ya Butare Habyarimana Jean Baptiste. Mu 1997 uyu mugore yafatiwe mu gihugu cya Zambia, aho yari yarahungiye yoherezwa mu Rwanda atangira kuburanishwa ku byaha yashinjwaga. Muri 2009 yahamijwe kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, ahanishwa igifungo cya burundu. Nyuma yaho yahise ajurira, ariko muri 2015 urukiko rw'ikirenga rutesha agaciro ubujurire bwe, rugumishaho igihano yahawe cyo gufunga ubuzima bwe bwose. Kuwa 28 Mata 1998, bwa mbere mu Rwanda rwa nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, hatanzwe igihano cy'urupfu gitangirwa mu ruhame kuri stade ya Kigali, Nyamirambo no mu mujyi wa Kibungo. Icyo gihe harashwe abantu 22 bari bamaze iminsi bahamijwe uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Nibo ba mbere bahawe igihano nk'icyo, ndetse bitera induru mu mahanga, ibihugu byinshi by'ijundi ku Rwanda. Mu banyozwe icyo gihe harimo umugore umwe rukumbi, Mukankusi Virginie, wahoze ari umugenzuzi w'uburezi inspectrice mu mujyi wa Kigali ubwo jenoside yakorewe abatutsi yabaga. Raporo zitandukanye zakozwe ntizitanga amakuru menshi ku ruhare rwa Mukankusi muri jenoside yakorewe abatutsi, gusa zigaragaza ko yahamijwe icyaha cyo gutoteza abatutsi mbere yo kubica mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Mukankusi kandi yahamijwe kugira uruhare rwo gushakisha no kwerekana ahari abana b'abatutsi, akabashyira interahamwe ngo bicwe. Tariki 28 Gashyantare 1997 nibwo yakatiwe urwo gupfa n'urukiko rw'ibanze rwa Gitarama. Umunsi Mukankusi anyongwa yari mu itsinda rimwe n'abandi bafatwaga nk'abaruharwa mu gushyira mu bikorwa no guhagarikira umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi, barimo Froduard Karamira wahoze ari Vice Perezida w'ishyaka MDR, wagize uruhare mu gukwirakwiza ingengabitekerezo ya Hutu Power no gusaba abahutu kwica abatutsi yifashishije radiyo RTLM. Ni abantu bake bakatiwe urwo gupfa bashinjwa jenoside, kuko nyuma icyo gihano cyakuwe mu mategeko ahana ibyaha mu Rwanda. Tariki 25 Nyakanga 2007 nibwo guverinoma y'u Rwanda yakuyeho igihano cy'urupfu mu mategeko yayo ahana ibyaha. Bivugwa ko icyo gihano cyakuweho kimaze gukatirwa abantu bagera kuri 600. Undi mugore wamenyekanye mu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi ni Yvonne Basebya Ntacyo Batabara, wabaye umuyobozi w'interahamwe n'impuzamugambi z'Igikondo mu mujyi wa Kigali, aho yari atuye. Interahamwe yarayoboye zagize uruhare mu kwica abatutsi muri jenoside yakorewe abatutsi muri Gikondo mu gihe cya jenoside mu 1994. Jenoside ikimara guhagarikwa yahise ahungira mu Buholandi, nuko muri 2007 urukiko gacaca rwa Gikondo
Gikondo rwo rwamuburanishije ibyaha bya jenoside rumukatira igihano cyo gufungwa burundu adahari. 2013 Ubuholandi bwaramufashe buramuburanisha, inkiko zimuhamya uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi, akatirwa igifungo cy'imyaka 6 n'amezi 8. Mukarubibi Theopista n'umubikira wabarizwaga mu muryango wa bene bikira, akaba yarashinzwe igikoni ku bitaro bya kaminuza bya Butare CHUB mu bijyanye no kugaburira abarwayi biganjemo abakene badafite imiryango yabo ibagemurira. Yahamijwe ibyaha bitandukanye kubera gufatanya n'abaganga, abaforomo n'abandi bakozi ba CHUB mu bwicanyi bwakorewe muri ibyo bitaro mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi. Urukiko Gacaca rwa Butare Ville rwamukatiye imyaka 30 y'igifungo kwa 11 Kanama 2006 aho afungiye muri gereza ya Nyamagabe. Abandi babikira bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi ni Serge Ruturda witwa Consolata Mukangango wavutse mu 1958, naho Ser Marikizito yitwa Mukabutera Julienne yavutse mu 1964. Bombi bahamijwe ko bagize uruhare rukomeye mu rupfu rw'Abatutsi barenga 7600 bari bahungiye kuri monasteri ya Sovu iherereye mu karere ka Huye, akaba ari naho aba babikira bari batuye. Aba babikira bombi bashinjwa gusohora mu nzu abari bahungiye muri monasteri kugeza no ku miryango y'ababikira bayibagamo, ndetse Mukangango ashinjwa ko yandikiye uwari burugumestre wa komine Huye Rutegesha Jonathan musaba kuza kwirukana impunzi zari zahungiye mu ibaruwa yanditse tariki ya 5 Gicurasi 1994. Mu gihe interahamwe zajyaga kwica Abatutsi kuri iyo monasteri, ngo Serge Ruturda niwe wagendaga yerekana ibyumba byari byishemo Abatutsi, interahamwe zikagenda zibakuramo zikabica, naho Ser Marikizito niwe wazanye akajerekani ka peteroli agaha interahamwe kifashishwa mu gutwika Abatutsi. Jenoside ikimara guhagarikwa n'ingabo za FPR Inkotanyi, aba babikira bombi bahungiye mu Bubiligi bajyanwa gutura muri monasteri ya Meredre. Muri 2001 ababikira bombi baburanishijwe n'ubutabera bw'Ububiligi, maze bombi bahamwa n'icyaha cya jenoside yakorewe Abatutsi. Serge Ruturda yakatiwe igihano cyo gufungwa imyaka 15, naho Ser Marikizito akatirwa gufungwa imyaka 12. Reka dusoreze kuri uyu mugore Mukandutiye Sankuye Angelina, yari umugenzuzi w'amashuri abanza muri Nyarugenge, akaba yari presidente w'interahamwe muri segiteri Rugenge mbere y'umwaka w'1994. Uyu mugore wari utuye mu mujyi wa Kigali mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, avugwaho uruhare rukomeye mu gutoza interahamwe yafatanyije na Colonel Renzaho Tarsise wari prefe w'umujyi wa Kigali icyo gihe. Ubwo inkotanyi zahagarikaga jenoside, Mukandutiye yahugiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, icyo gihe yitwaga Zaire. Inkiko Gacaca zamukatiye igifungo cya burundu adahari. Abarokotse jenoside bakaba baratekerezaga ko adashobora kuzaboneka kugira ngo akore icyo gihano yahawe. Mu Ukuboza 2019 nibwo Mukandutiye yagaragaye ari mu bantu babarirwa muri 200 bo mu mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bari bafatiwe mu mashyamba ya Kongo n'ingabo z'icyo gihugu boherezwa mu Rwanda. Nyuma yo kumenyekana yahise ajyanwa muri gereza ya Mageragere kurangiza igihano yakatiwe. Abagore bakoze jenoside mu buryo bukomeye bwa kinyamaswa n'umutima mubi wuje urwango ni benshi. Twavuga Musanganire Felicite wari umukobwa wa Dominico Mbonyumutwa wari uhagarariye ubwicanyi muri Perefegitura ya Butare. Twavuga kandi Beatrice Munyenyezi n'abandi benshi. Banyarwandakazi, inshuti zanjye, reka dusoreza. Mwibuke gukora subscribe kandi twibuke twiyubaka. Njye nari Fabrice Murinzi, nk'ibisanzwe turabakunda. Ciao, shalom.